Impamvu abagabo bata ingo zabo ni iyihe? Iki ni ikibazo gihangayikishije benshi, ariko ntimugire ikibazo. Reka ze mbabwire igitera umugabo kuba yarashatse umugore amukunda, ntawamumuhatiye, ntawamumushyizeho pressure ngo amushake, hatari uko hari ibintu yamukurikiyeho yaramukunze pe bimuvuye ku mutima, ariko bigahendera amutaye akajya wenda ntanamute bigaragara, ari ugasanga afite undi ashobora kumuta mu buryo wenda kumuta igice akajya ajya kwihabara akagaruka, cyangwa se akanamuta burundu agashaka undi. Ngiye kukubwira impamvu zitera abagabo kuva mu ngo zabo cyangwa gushaka undi mugore. Rero hari ibintu nshobora kwita ibiryo by'ubwoko bubiri iyo umugabo abivuze mu rugo rwe. Sinzi icyo wakora ngo arugumemo cyangwa ntaguca inyuma. Ibyo bintu bibiri rero ni ibi. Kimwe ni muri nicyo maze iminsi mvugaho pe. Iyo umugabo yumvise kutubahwa, uzi ko kenshi abadamu batamenya ngo ubundi niki gitera umugabo kumva ko atubashywe. Reka nze mbahibanga. Abadamu dufite aga defo ko guhora dushaka gukosora ibintu. Mu by'ukuri ni keza kandi gatuma ibintu dushira ibintu ku murongo, ariko abagabo benshi karabarya. Tukagira kandi kageso ko guhora twinuba ibintu bimeze neza. Ese kudakora ibi, kuki utamfasha iki, kuki utagira uko? Yamara kugufasha kantu cyangwa gukora bya bindi uhora winuba uburana buri munsi, tugara tushira ya defo yo gukontrola, yo gushaka udukosa, yo nyine ugasanga hari ukuntu kuki ibiryo bitetse utakoshere, ibintu utwo tuntu ntago benshi babizi. Hakaba no kumusuzugura bisanzwe rega, kumubwira nabi, kumutombokera mu bana, kuba atakubwira ngo iki kintu gikorwa wumve, cyangwa ikigira ko wumvisha ariko ugakora ibinyuranye. N'inzira nyinshi dushobora kugaragazamo ko dusuzuguye umugabo. Izo rero ni imwe, kandi iyo nicyo kiryo cyoroshye aba yabuze. Muri video ikurikira nzabwira kiriya gikomeye noneho cyo umva udashobora gusimbuka, akibuze ni done and done. Okay, reka duhurire muri video ikurikira. Uzi ko buriya uburinganire bwagiriye favera abagabo, nubwo ari twe tubuserebura. Ubu noneho nanjye mfite ijambo, nanjye nakora, nanjye yamwe muzi ko ari abagabo bwagiriye favera, kuko twebwe imiruho yacu iracyari hahandi. None twebwe uburinganire bazanye nubwo kuwakira ku miruho yabo, gukora tukagaburira urugo kandi yacu nk'abagore tukihetse. Rero badamu kanure uburinganire nta cyiza utuzanira. Uburinganire ntacyo bwigeze bumarira igitsina gore, ahubwo bwatwongereye imiruho. Yaba buri wese yarasobanukiwe ko ijambo uburinganire ari uburozi mu rugo. Ingo zakagombye kuba ziryoshye amagingo aho kugira ngo tube turimo turira, abagabo badutana abana. Uburinganire ntacyo bwigeze bumarira igitsina gore. Hari ikintu nshaka kwibutsa abagore, nubwo mbona abagabo bacu bacecetse, ntimugire ngo bapfa kwibagirwa. Uwo mugabo ntazigera yibagirwa uko watumye yiyumva cyangwa icyo wamukoreye. Cyagiye yaragukeneye kurusha ibindi bihe byose, cyagiye ntacyo yari afite, cyagiye yarari hasi. Kubaha abagabo bacu umva tukabaha icyubahiro hamwe kinabarenga. Ntago ari fiva tuba turi kubakorera, nta nubwo ari bo tuba tugirira neza, ahubwo nitwe tuba twigirira neza. Iyo umugabo amuhaye icyubahiro, umutima we ukamwemeza ko yubashywe n'umugore we, ubwenge bwe butangira kumutegeka gukora icyo umugore we yifuza cyose, gutanga icyo umusaba cyose. Abagore muranshimisha. Uzi ko mwitera ibibazo mwarangiza mukaba victims, mukigira ko ari mwe muri kurengama. Nk'iyo uri umugore ugatangira kwereka umugabo ko ntacyo amaze, atazi kuyobora neza, ari wo ufata imyanzuro mizima, ari wo uzi gushugurika, ari wo uzi kureba kure, hanyuma yakwisubira inyuma akakureka ukaba umugabo, ugatangira kuburana ngo urugo ngo ninjye utunze urugo, ninjye uvunika ibintu nyebe, kandi wigize nyirandabizi. Oya, ntimukikurure nimurangiza mwongere kandi mugaruke murire. Reka umugabo mu mugabo maze nawe enjoying kuba umugore, full stop. Ariko nk'abamama bapfukamira abapasiteri bakabubaha bakaba noneho akarusha imbere abagabo babo. Ubu kweri ubwenge bwanyu babukora neza. Uzi ko umupasiteri no matter what he does nta na rimwe ashobora gushaka agaciro umugabo wawe. Ibyo bumwe uzerekaniramo ko ugandukira umugabo, kandi ikintu abagore benshi ntacyo bazi, gutayiminga. Nimbuze icyo gutayiminga bisobanura.
menya igihe cyo kuganirizaho umugabo bitewe n'ibyo ushaka kumuganiriza. Dore impamvu utagombye kwirukira kuvuga ibibazo ufitanye n'umugabo wawe, yaba ku bavandimwe bawe cyangwa be cyangwa famiye yawe cyangwa ye cyangwa inshuti zawe cyangwa izi. Impamvu nyamukuru nuko wowe ushobora kwiruka ubivuga kubera nyine uri emotion, wababaye ukumva ko wagira ngo muratabaza uri murashaka akarenganure bakurenganura, ariko ujye uzirikana ko uzabivuga, amaherezo muzakemura ibibazo byanyu musubirane, uzamubabarira. Ariko bari abantu wagiye kumuvugaho ntibazamubabarira, bazarambona uko nyine wabubabwiye, kandi nyuma nimara gusubirana niho bizatera ikibazo. Uzahora wifuza icyasubiza inyuma ibintu wavuze ukibure. Niyo mpamvu ari byiza ko ubanza ugaceceka bishoka kose, ukabanza ukora ko nta buryo mwakemura ibyo bibazo, nta muntu bigiyemo, nta muntu uzi n'icyabaye. Nugira n'ikibazo n'umugabo wawe, ndaguhanye, ceceka. Ibyo guhita wiruka ukabwira mama wawe, ukabwira inshuti, ukabwira abavandimwe, ceceka. Kirazira kikaziririzwa gusuzugurira umugabo wawe mu ruhame. Reka ngusubiremo iri jambo. Niwumva ushaka kwikuraho urukundo rw'umugabo wawe cyangwa se kurushiraho akadomo rugahinduka urwango, ahari urukundo hakagira urwango, uzasuzugurira umugabo wawe mu ruhame. Kirazira. Ndi kuvuga imbere y'inshuti ze, imbere y'abakolege, abantu akorana nabo, imbere y'imiryango, imbere y'abaturanyi. Umva, kora ibishoboka byose, kuko igihe usuzuguriye umugabo wawe imbere y'abantu rusange, uzi ikintu uba utanze burya message w'abo bantu. Ni nk'aho babwiye ngo umugabo wanjye nta gaciro akwiye, namwe mushaka mujye mumusuzugura. Kirazira rero. Maze rero hari akantu kajya kansetsa, ugasanga umuntu atandukanye n'undi, nimba ari ukwiha morale, nimba ari ukutiyakira, nimba agataho byaba ari morale cyangwa kutiyakira tu. Ajya kumva atanye kuvuga ngo reka agende, ngo nimba ari uwanjye azagaruka, ngumva ngo nimba ari uwanjye azagaruka tu. Azagaruka se ni umuriro wagiye, ni amazi, umuriro kari ugenda ukagaruka, umunyagi. Reka nkubwire ibanga ry'umugabo. Umugabo ashobora kuguha buri kintu cyose ushobora kwifuza muri iyi si, akaguha igihe cye, imbaraga ze, yewe n'umutungo we bibaye ngombwa. Ariko igihe aziyumva ko atubashywe, umutima ugahamanya nawe ko atubashywe, uzabona buhoro buhoro azatangira kugenda asubira inyuma, agabanya ibikorwa, agabanya ibyo yaguhaga. Ntabwo ari uko aba yatangiye kukwanga, nta nubwo ari uko aba yaguhaza, ahubwo ku mugabo gutanga ahantu atubashywe ni kimwe mu bintu bimuca intege, akumva ntacyo ari cyo.